Hello guys, bazaniye agatrike keza cyane kameze neza cyane kabisa, uzahita ugakunda kameze fresh cyane kabisa. Ndaje mbere cy'umuntu akoreza ifoto yawe, ifoto ari umukara cyangwa ugasanga yashyize kuri profile yiwe cyangwa yayipostinze cyangwa yashyize kuri status ari umukara. Guys, uzahita umwereka yuko agatrike ifoto ahita igaragaza ukuntu yayifotoje n'iyo foto ukuntu yari isa, uhita ubona ati sha kabisa wakotoye bien. Guys, iyi application yitwa Claude. Guys, okay, twinjira muri application, reka twihute. Application ni okay, twinjira muri application Claude. Ni application guys, icyo dukora winjira muri ya application yawe, sibyo? Iyo umaze kuyitereshaje kuri Play Store, winjira muri ya application yawe ugashaka ifoto ugiye gushyiramo iyo ariyo. Guys, reka dushyiremo iya Yusef cyangwa reka dushyiremo n'indi, kuko Yusef yo twamaze kugira ute kuyibona, sibyo guys? Okay, reka dushyiremo iya Yusef, ntari murabona ni umukara guys. Okay guys, turategereza, urihangana ugategereza ukareba uko ifoto. Okay guys, ifoto yari umukara, urabona ukuntu ibaye guys. Iyo ushaka kuyisevinga rero ushobora kuyisevinga hano, umuntu yayiguha ari umukara akavuga ati okay, ifoto ndose original yayo. Guys, ushaka urasevinga, ni ibintu byoroshye cyane, ugakanda kuri save, ugahindura amazina wenda ukandika ko Ndayishimiye. Okay, ugasevinga ifoto yawe ubundi ukaba ukoze umuti. Guys, aka gatrike keza cyane, umuntu uzamwereka ati wakotoye, wanyoreje urufoto rwasaga nabi rwawe, ariko nkweretse ko ndenze. Guys, aka kantu kameze neza cyane, application ntigoye, uyinjiramo ukitereshaje kuriya, ntago bigoye kabisa. Guys, kabisa mukomeze mukande subscribe, like, share na comment. Guys, muramuko madutera inkunga kandi mbakunda cyane. Ciao.